Haleluya. Dushimye Imana yatwemereye muri uyu mwanya, tukaba tugiye gutaramana n'ubwoko bwinshi buzakurikira igitaramo. Twakiriye Zimurinde umucuranzi wacu, Imana umugisha. Namwe mwese kandi duhana umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Befeso 6:10. Igitaramo cyose tugiye gukora kiri muri iri jambo. Haleluya. Riravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga ze z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ijambo ry'Imana rituganze. Tugiye kuririmba izi ndirimbo ariko tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Haleluya. Ndashima umwami wanjye wabaye umuhuza w'abantu n'Imana. 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 Ntare ya Yuda yaranesheje, yakojeje Satani ikimwaro. Ntare ya Yuda yaranesheje, yakojeje Satani ikimwaro. Yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo, yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo. Haleluya we. Yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo. Aiwe, yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo. Abakumenye nibakorwa n'isoni Imana. Turagushimye waduhuje n'Imana. Tugwaye icyubahiro wowe wemeye ugatanga ubuzima bwawe bwose bukangirika kubw'ubugingo bwacu, kubw'agakiza waduhaye Imana. Ndashima umwami wanjye wahaye ubuzima bwanjye agaciro. Turagushimye Mana, uganze utegeke muri byose wa Mana. Wiyerekane Mana, wigaragaze. Turagushimye Mana. Kuva ngumenye mwami wanjye umbera musha buri munsi. Haleluya, haleluya. Kuva ngumenye mwami wanjye umbera musha buri munsi. Kuva ngumenye mwami wanjye umbera musha buri munsi we. Naho nakwandika ibyo nkorera Yesu, naho nabikwiza we. Naho nakwandika ibyo nkorera Yesu, naho nabikwiza we. Haleluya. Naho nakwandika ibyo nkorera Yesu, naho nabikwiza.
mumenye mwami wanje umbera musha buri munsi naho nakwandika ibyo nkorera Yesu naho nabikwiza we usibanganya amateka mabi umpindura musha 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 usibanganya amateka mabi umpindura musha we usibanganya amateka mabi umpindura musha we haleluya usibanganya amateka mabi umpindura musha Imana isibanganye amateka mabi ku buzima bwawe haleluya kuva nkumenye mwami wanje umbera musha buri munsi kuva nkumenye mwami wanje umbera musha buri munsi we naho nakwandika ibyo unkorera Yesu naho nabikwiza we usibanganya amateka mabi umpindura musha we usibanganya ayiwe haleluya umpindura musha we usibanganya amateka mabi umpindura musha ayiwe usibanganya amateka mabi umpindura musha ingoma yawe izahoraho ubwami bwawe buzahoraho nanjye nzibe mu mahema yawe ibi bidashira we nanjye nzibe mu mahema yawe ibihe bidashira we haleluya nanjye nzibe mu mahema yawe ibihe bidashira we nanjye nzibe mu mahema y'uwo mwami ibihe bidashira Imana iguhe umugisha haleluya mu mahema y'Imana nta kintu twaburiyemo nabo abahungiye mu mahema ya Yesu bajya babona umunezero bajya babona ubutabazi burenze ubwo twebwe twibwiye haleluya nanjye nzibe mu mahema yawe haleluya haleluya haleluya
wera we. Tuguhaye icyubahiro Mana. Abakumenye ntibajya bakorwa n'isoni, abakumenye ntibajya bakorwa n'isoni, abagusobanukiwe bajya baguma mu buntu bwawe Mana. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo duhagarare tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ibyo nta kindi kibidushoboza, ni ukuyoborwa na Mwuka Wera, ni ukuyoborwa n'imbaraga zawe Mana. Niyo mpamvu tuzibera mu mahema yawe, niyo mpamvu tuzaba imbere y'ubwiza bwawe Mana. Kuba mfite Yesu n'ukuri mfite ubugingo busha, nta kintu na kimwe Mana we cyankura ku mwami wanjye Yesu. Kuba mfite Yesu n'ukuri mfite ubugingo busha, kuba mfite Yesu. Haleluya, haleluya. Nta kintu na kimwe Mana we cyankura ku mwami wanjye Yesu. Nta kintu na kimwe cyankura ku mwami wanjye Yesu. Nta kintu na kimwe Mana we cyankura ku mwami wanjye Yesu. Nta kintu na kimwe aiwe cyankura ku mwami wanjye Yesu we. Haleluya. Urakoze Mana. Ntihazagira ikintu kigukura ku Mwana. Niho tuyatubonera amahoro yose abisi badatanga. Haleluya.